uzakujya gusoma kosa Salomo yaryamana ku gitanda gikoze ku mahembe y'inzovu. Salomo yacuze no guhembagana ibintu n'izahabu. Salomo yabaye Salomo. Yesu nashoboye. Haleluya. 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 Yesu nashimwe cyane. Reka dusome muri Yohani n'ubundi 8 bere kuri karindwi tugeze ku 11 dukomeze kujya tuze kwihunda. Yohani 8 karindwi 11. Nsubira izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Bakomeje kumubaza aramanuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi 9 nabo ngo bayibone batyo ibyaha byabo birabareka. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza guheruka. Basiga Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati wa mugore we ba bandi bakuregaga barihe? Ntawe umuciriyeho iteka? Ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati nanjye singukiraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha na rimwe. Uyu ni umugore wari mu bwoko bw'Abayuda. Kiriya gihe umuntu wese wasanga agakora icyaha, itegeko ryari ririho ku bwa Mose nuko bamuteraga amabuye kugeza agize gute bamwishe. Ariko igitangaje uriya mugore afatwa asambana. Abagore bari baragoye kuko yasambaye n'umugabo, ariko bazanye umugore gusa wenyine. Umugore yiteguye gupfa. Igitangaje abamuzanye nabo batiyizeye. Rimwe na rimwe turatuza abagenzi bacu ibiganza tukabatunga intoki, nyamara izindi enye ziba zitwerekeyeho. Yesu nashimwe. Abantu bamukoraho uruziga bati wa mugore we waciye iteka, wahemutse, warenze ku itegeko ryategetse. Bamuzanira Yesu. Imana yacu nishimwe. Bene data, turimo twihutira mu kimazi, nyamara mu cyamazi abo Bibiliya ngo bamushyize kuri Yesu. Yesu waritegereza arabareba, baravuga ati uyu mugore yakoze agashya, uyu mugore ni umusambanyi, yakoze icyaha gikomeye, kandi itegeko ryemera yuko uyu muntu agomba guterwa ibuye. Yesu ni umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Ntabwo ari no abantu rero arunama arandika, atangira kwandika. Abona ntibasobanukiwe ibyo ari gukora. Arunama arandika. Bari bategereje yuko babona Yesu avuga ati mugende mutere ibuye. Mu kunama abonye ko batasobanukiwe, ko batamenye, baravuga ati noneho timwabantu mwese muri hano, ngaho utarakoze icyaha, ngaho namutere. Bibiliya ngo batangira kwicira imanza mu mitima yabo. Ibyaha byabo bitangira kujya gute? Kwandika. Yongeye kwandika gusa byonyine. Uri kumwe agenda, undi agenda, undi agenda. Bibiliya ngo iteraniro ryose uko ryakabaye rira gute? Rirasohoka. Bira mugenzi
buri wese azibye ariwe yimenyeho. Harimo abagiye gutya bageze mu bwoko bagenda buhoro bagenda bagongana kuko ibyaha byabo byari bivuze gute bibarika. Birabaza iyo turekata ibyaha by'abandi ibyacu tukabyibagirwa. Yesu naje ngo Yesu arahindukira abaza wa mugore ati noneho madamu abakurega bose babandi baharutira bahuye bari hehe? Asanga nano Yesu aravuga nanjye simbukiraho iki biteka, genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Bene data twaje kumwiyerekana, tumaze igihe kinini kwiyerekana, birashoboka yuko Imana itatubonye itabonye umwiyerekano wacu, ariko uyu munsi wa none nsabiye Imana namwe mbasaba kugira ngo uyu munsi wa none usabe Imana uyu munsi wa none ikurebe kandi ikubabarire kandi ubagarurire Imana usa neza. Reka mvuge inkuru y'umwana w'ikirara mwese murayizi. Umwana w'ikirara yari afite amasezerano uvuze ko afite. Hari amasezerano dufite y'ibyo Imana izadukorera nk'umubyeyi wacu, ariko rimwe na rimwe tujya tuba mu masezerano y'ibyo Imana yavuganye natwe tukajya kwishakashakira, tukajya gushakira hanze, tukajya gushakisha ntitumenye bya bindi Imana yatubwiye, tukava mu masezerano. Ku mwana w'ikirara aragenda ngo ibye byose arabyaye. Reka mubwize ukuri, nitaye aho wavukiye, nitaye ku buzima wavutsemo, nitaye ababyeyi bakubyaye, ndamubwire ngo hari ikintu Imana yakuvuzeho, kandi icyo kintu Imana yakuvuzeho kizasohora n'ucirinda, kizasohora ku buzima bwawe, kizasohora ku buzima bwawe, kizasohora ku bana bawe. Icyo ukwiriye gukora ni ukuvuga gute? Ni ukucirinda. Birambira ngo umwana amenye yuko yavuye mu masezerano. Mbese tugira ko twavuye mu masezerano kugeza igihe yifuza kurya ibyo kurya by'ingurube bite zasigaje, ariko yisubiramo arava mu rugo rwa data. Harimo abagabo bararya bagahaga bakaberwa neza bakanasigaza, ariko yewe ntikwifuza kurya ibyo kurya byinshi by'ingurube. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngiye gusubira kwa data. Yumva ijambo rimbwira ngo mwene data wongere ugaruke kwa data mu izina rya Yesu, wongere ugaruke kwa data, wongere ugaruke mu nzu y'Imana, wongere uze Imana yongere iguteteje, yongere ikuvugeho, yongere ikugire neza. Imana yiteguye kukwakira, azamubwira gusubira kwa data. Avuga ijambo rikomeye, ndagerera mbwire data, mubwire ngo nta nubwo gikwiriye kwita umwana wawe, ahubwo umwake n'umugaragaro. Afata inzira asubira kwa se. Imana ishimwe ko uyu musore hari abafashe inzira yo kuva ku Mana yabo bakagira bakayizera. Bimbwira akiri mu nzira isabe y'abakuru, Imana ikimenya amakuru y'umuntu wahindukiye, ikimenya ukuntu umuntu yahindukiye mu mutima, ikimenya ukuntu umuntu yibajije ngo akiri mu nzira wisabe y'amakuru amenya ko Imana we yagarutse. Aravuga ati nimuhamagare abazi kuririmba, abazi gucuranga, abazi kuvuza imyirongi, abavuga ngo umwana wanjye yarapfuye none yagize gute? Yazutse.
arayiyambura avuga ati mwana wanjye niwubanga ikimasa cy'umushishe ibirori biratangira Imana irishimwe nyamara umwana we yarazi yuko agiye gusaba kuba iki umugaragu wahageze ise afata amaguru mwiza aramwambika afata impeta nziza arayimwambika aravuga ngo umwana wanjye yari yapfuye none yagize ubuke yasoze Yesu nashimwe nguko Imana itugenza mu gihe tuvuye muri bwa bindi kwigaragura umunsi ku munsi tugafata icyemezo cyo kongera kuyigarukira no kongera kuyemera ikatubera umwami n'umukiza wacu n'uko bigenda Imana ishimwe cyane Imana yacu ishimwe haleluya haleluya Yesu nashimwe ikakugira neza nabari hano kwa gatanu ikabibutsa ikintu kimwe batanu washize haje umudamu hano turakuye tukuzura abantu benshi tugafunga haza umudamu waje gushaka amaso y'Imana birashoboka yuko yaciye bugufi imbere y'Imana ibyo yariringiye byose bisa nkaho yavuze ati nyowe niringiye mu gihe bari bamubwira ngo nakira abashyitsi hano mutima urabona ngo hari umudamu uri inyuma ya parikingi uri inyuma ya kotire uwo mudamu uretse kwakira abantu atari yakira hano yavuga ati ndapfuye noneho umudamu mbwira iterano ryose ryatereye ryanyobeye Imana imubwira umudamu uri inyuma ya koti wifitiye ikibazo cyo kubyara yakoze ku mutima w'Imana Imana yajyanye gute imugire neza Peter yari ntabari umusore witwa Peter avuga ati Peter genda utubarize umudamu ufite ikibazo cyo kubyara hariya hanze wakoze ku mutima w'Imana abandi bose
ari amatara ni meza iyagakwisha y'abakobwa. Umudamu araza ahagara hano tubwira amakuru y'igihugu yagenze, aratubwira ati yewe nagize ikibazo narashatse shaka uko bari bose bashaka, najyaga mu mihango bisanzwe ariko nkimara kujya gushaka nitegura gusaba imihango yose iragenda igafungaho ngomba gusabira uruganda ko rwanda. Icyo kwa muganga bamari ni ukumbaga bagakuramo yanyanja yagiye ahandi ho gusabira. Tumaze kubagwa haratubwira ati ubu abaganga icyemezo bafashe bakoze inama ni uko ngomba gucura mu myaka 24 ngo agomba kujya gucura, bagafata ururani barurasibizi umenya babiri nibyo bakayubika, bamara kuyubika ubwo umwana w'umukobwa ningahe nine warukeneye kurongorwa, warukeneye kubyara, wamaze igihe asengera gushaka bikaberanye no kubyara kwa hehe no kujya terwa inshinge za buri kwezi, no kujya gutera inshinge za buri kwezi. Ikimana yamubwiye idukoresheje yaramubwiye ngo gusenga kwawe ntabwo ari gusengera hano, ntabwo ari kwiyerekana hano. Yasengeye mu rugo, yaciye bugufi, ari mu rugo azaraciye bugufiya, azaraciye bugufiya. Imana yaciye bugufiya. Imana ishimwe. Imana yo guta bugufiya kwawe, gusenga kwawe kwazamutse imbere y'Imana. Imana yakubonye. Imana iramubwira ngo guhera umusoro ubonye amahoro kandi uzabyara ubyare neza. Yamubwiye ngo ntiwemere ko bakubaga ngo bacuke kuko ikibazo cyari gihajobye kirakemutse. Ndabyizera neza ijana ku ijana. Imana yamukuye hanze hari ibitegetse. Iyo Mana igomba kugira gute? Igomba kubikora, ikamuha kubyara, agomba kubyara neza. Tumbira mugize ngo waje kwereka Imana. kwereka Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Umuntu waje ufite umutima wo kwereka Imana, kwereka imbere y'Imana yaciye bugufi, ntabwo Imana yakura aho ngaho, ntabwo Imana yakurikira aho ngaho, ntabwo Imana yakura aho ngaho. Haleluya. Iyo waciye bugufi imbere y'Imana, Imana ireba bya bintu ukeneye na bya bintu bose ikajya gute ikabikoraho. Neza icyubahiro. Reka dusoze amatangazo y'umunsi. Birashoboka yuko umaze igihe wereka Imana ariko ukabona n'ukuri, ukaza useta ibirenge, ukaza utirangageza Imana, ariko mu by'ukuri hari ibintu byakubasa byakunaniye kureka. Imana ntikurebe biriho ikakwihorera, ikakureka. Wakundi Yesu yaciye umugani umubibyi wasohoye imbuto akajya kubiba, umwanzi akaza akabiramo urukungu. Birashoboka yuko umwanzi aza akabira urukungu, abantu bakaza n'urukungu bakamera urukungu igihe cyabo cyose bakagenda n'urukungu. Uyu munsi none batera hari n'abafata